ujya wibaza uko wakora indirimbo mumenyera application nyinshi nka Suno, gusa uyu munsi nakuzanira application nziza cyane imeze neza ikora indirimbo ukaba wakora indirimbo rwose. Nk'urugero umva nk'ino ndirimbo. Ijambo ryawe rirankomeza, ikirere cyuzuye inyenyeri. Ndetse n'iyi ngiyi bamvuga kure ariko sinikari mpamagaye abanje barasubize mu mujyi wanjye, ndi mu mujyi wanjye, ndi mu mujyi wanjye. Zose zakozwe na application. Niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye video ibyerekana. Gusa mbere na mbere nkuhaye ikaze kuri Menya Buri Kimwe. Fata amasegonda 5 gusa yonyine ubanze ukande subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi ku gihe. Aha ni kuri Menya Buri Kimwe, uzajya ukora video nyinshi z'ubwenge kandi n'ubumenyi bw'isi yose. Uhaye ikaze. Mbere na mbere urajya kuri browser yawe. Njyewe nahisemo Chrome, maze uhita usearchinga Make Music AI, uhita ubisearchinga. Tayari umaze kubibona uhita umanukaho gato. Dore ngiyi website yacu, uhita uyikandaho. Gusa ntugire ikibazo, uraza gusanga link yayo muri comment cyangwa description. Mbere na mbere niba ari ubwa mbere ubanza gukora account, so uhita ukanda kuri login cyangwa sign up, niho uhita ubanza gukanda. Ukimara kuhakanda nta kindi, ahangaha bahita baguhitishamo uburyo bubiri: sign in with Google cyangwa se sign in with GitHub. Twebwe reka duhitemo Google, niyo dukoresheje. Tayari account yacu dusoje kuyikora. Gusa mbere na mbere ntago bigoye, ChatGPT yumva ikinyarwanda, wowe uyibwira icyo ushaka. Nk'urugero reba ukuntu nayandikiye, nayibwiye ngo ma script y'indirimbo mu kinyarwanda nziza cyane. Niko nabwiye ChatGPT yacu, ngayirebere script imaze kuma. Dore indirimbo imaze kunkorera. ChatGPT ikikora iguha script nyine, muri make kwandikira indirimbo. Uhita ukora copy, maze ugahita ukanda kuri text to music, niho uhita ukanda, maze ugahita ukora paste indirimbo yawe. Uhita ukanda kuri generate now, maze indirimbo yawe igatangira gukorwa. Tayari dore ngiyi indirimbo yacu imaze kurangira. Ngaho ndagira ngo banze uyumve. Naringirije nyine mu mwishima, ndanu wamenya kakayahinda ganje, ariko uzangura urumuri rw'igitondo uhindura umutima wanje. Gusa ngaha nta kindi rwose, ino platform dore ngibi uhita uyidownloadinga, maze ugahita udownloadinga na license yayo. Muri make ufite license yayo ni nk'aho ufite uburenganzira. Iyo baguhaye copyright wayipostinze uhita ushyiramo license, maze bigahita bikemuka. Ndakeka ko umaze kumva indirimbo yacu tumaze gukora. Ikindi ahangaha umanutse uri kubona izi ni project nyinshi nyine abantu bagenda bakora, izi ni indirimbo nyinshi abantu bagenda bakora. Iyi ni platform rwose uramutse uyikoresheje wayibyaza umusaruro. Ndakeka byinshi uri kubibona. Iyo ukaza nka kuri message, muri make yari nk'umuntu wakwandikiye, uraza ukabireba ahangaha mukaba mwakandikana. Iyi ni platform abantu mumenyereye Suno, ariko iyi nayo ikora umuziki kandi ikora umuziki umeze neza cyane. So iyo dukanze kuri music agent, bazanga bisobanuye iki? Ifite icyo bita AI agent yayo nyine mushobora kuganira, abantu bamenyereye nka ChatGPT. Nayo rwose uraza ukayiganiriza nta kibazo, ukayibwira ibintu byose idea ufite ikagufasha. Nk'urugero ahangaha ndayandikiye amakuru yawe, uri kubibona isi nsubizo. Uri kubona ko rwose mwaganira mugana ibitekerezo, ikaba yagufasha bitewe n'icyo ukeneye gukora. Baza ngo ugiye guhita nyisaba iki? Ugiye guhita nyisaba ngo inkorere indirimbo. Ahangaha nahise nandika ngo nkorera indirimbo y'injyana ya drill iri mu kinyarwanda. Ni gutya nyandikiye gusa mbisaba. Gusa igitangaje igiye guhita ibikora kandi neza cyane. Byarangiye. Ngaho ndagira ngo banze wumve ino ndirimbo imaze kunkorera. Muhanda wa Nyamirambo ngomoka gumuka kumanywa, ndagutinya ndagusubira inyuma, ndiho n'amaso ku muryango, aho banyura bavuga make yawe ndambo zisiga ibimenyetso, ndabonza ngo nicyarenza mfite umuriro mu mutima. Ejo hari imvura, uyu munsi ninjye ndiye yuru ibinini, ndi maso bamvuga kure ariko sinikari mpamagaye. Indirimbo nziza cyane ku buryo watangira content. Umva n'iyi ngiyi. Kurwenya muri uyu mujyi uja hejuru cyangwa ugasika indege, nabanje hasi none ndamva ndahagaze, aho banyura bahinga je mpita nja inzira, inkweto zifite ivumbi ariko umutima uraka, ijoro rirandika izina ryanjye ku rukuta, nkibange ngeza ndabo banguramo ijambo,
iyo ngeze imbere abantu bose barahagarara urumva wo muvuduko. Umaze kunkorera indirimbo nziza cyane rwose yo mu kinyarwanda bayita kwinjira ku marembo, niyo ndirimbo imaze kunkorera, reka nyipurayinga maze muyumve. Iyo bumvise ijwi ryanjye bamenya ko ndi hano. Kwinjira ku marembo, kwinjira ku marembo, saza muze mucece none barabibona. Kunkorera indi ndirimbo bayita umujyi wanjye, ndagira ngo maze nyipurayinga cyangwa se maze nyikandeho nayo muyumve. Muhanda wa Nyamirambo ngomoka gumuka wo kumanywa, ndagutinya ndagusubira inyuma, ndiho n'amaso ku muryango, aho banyura bavuga make yawe indambo zisiga ibimenyetso, ndabonza ngo nicyarenza mfite umuriro mu mutima. Ejo hari imvura uyu munsi ninjye ndi hejuru y'ibinini, ndi maso bamvuga kure ariko sinicyari, iyo mpamagaye abanje barasubiza mu mujyi wanje, ndi mu mujyi wanje, ndi mu mujyi wanje, umura singuka, ndi mu mujyi wanje, ndi mu mujyi wanje, ndi mu mujyi wanje, bampamagara none ndi mu mujyi wanje. Ku Giporoso baranyita, ku Gasabo baranyumva, sinjyanye n'ijwi ryoroshe, ijwi ryanjye riruma, ndabona inzira zifunze kazinyuramo ngeya, ndabongeneye kwereka bose ibyo mfite n'ibyo nzaba. Abavuga benshi bahita bacika iyo kuri kumanuke, twe dukora mu mutuzo ariko igisubizo kiravuga. Ejo hari imvura uyu munsi ninjye